ese by'amagambo meza kandi arimo emotion The Ben yanditse kuri Instagram ye wabyumvise? Ese by'abanyeshuri bakodeshwe kugira ngo baze mu gitaramo cya The Ben bagisusurutse kandi bagishyushye bavuga uti Pamela warabyumvise? Ese bya Igor Mabano wavuze kuri Neringa bavuga uti yarasuzuguwe muri kiriya kirori wabyumvise? Ese bya Juno Kizigenza we avuga kuri Kenisoro mu ibaruwa ndende cyane yanditse kuri Facebook n'andi hatandukanye wabyumvise? Ese ibyo Kenisoro we yanditse mu ibaruwa ye warabyumvise? Wabyumvise gute? Ese iby'urukundo rwa The Ben na Pamela byo warabyumvise? Reka nkubwire aya masaha nanjye nibereye ahantu mu giti hejuru ndabona n'inzara nyinshi nyegereza iyo sahane y'ibijumba n'imyumbati manze nyirye ubundi nanjye mumenera agacuma k'amagambo ari kuri Yes right, ni The Ben rero wagendaga uvuga amagambo agiye atandukanye bombori mubwira uti ni Hozaho updates, ibintu byose babiri ku murongo, ibintu byose tuba twamaze kubyestara ku murongo. Kuri microphone rero ugenda utwumva neza cyane. The Ben rero yagize ati kuri Instagram ati physically I may look strong but emotionally not at all. Ati mu bigaragara ushobora kumbona cyangwa se meze nk'umuntu ukomeye ariko mwimbere ntago ari komeze, cyangwa se mwimbere ntago ariko byose bimeze. Ati ikintu cyose ukora gikorane urukundo, inyenyeri yawe ishobora kwaka ndetse n'iyanjye ikaka maze twese tukamurika cyane, tukamurikira igihugu cyacu urumuri rukagera mu mpera zacyo zose. Ni The Ben rero arongera aravuga ati ndifuza kukubona utsinda, ndifuza kukubona unesha, ndifuza kubona inzozi zawe ziba impamo, ndakwifuriza iherezo ryiza. I feel like speaking my heart out but maybe not today. I love you all. Thanks for loving me unconditionally. I'm so emotionally right now. Ni amagambo meza rero The Ben yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram agenda atangaza. Birumvikana yuko rero yakomozaga ku mabaruwa ayaramaze iminsi agenda acicikana, yarimo ibaruwa ya Juno Kizigenza, harimo ndetse na Kenisoro n'indi baruwa zigiye zitandukanye. The Ben rero akagenda avuga ati twese nyamara dushobora kuba twakaka tukakira igihugu cyacu muri rusange. Dore ko ari byinshi byagiye bivugwa kuri The Ben mu gitaramo yakoze kuri tariki 6/8 2022. Juno Kizigenza we rero yanditse mu kimwe ibaruwa ye ndende cyane, reka nayo tuyisome kugira ngo tuzinyuremo zose turebe uburyo gahunda zesitaye. Gusa nanone mbere yuko duca mu ibaruwa Juno Kizigenza yanditse ikindi kintu ushobora kuba wamenya, nuko abantu bagiye batangaza yuko abantu bari muri Stade Arena bagakoma amashyi bavuga uti Pamela. The Ben nawe agasubiramo aririmba uti Pamela. Byagiye bitangazwa yuko rero bashobora kuba barakodeshejwe kugira ngo baze kuza gususurutsa mu kirori cya The Ben, haze gushya baze kuvuga uti Pamela, dore yuko ngo bari bambaye agatambaro ku kaboko. Rero ngo akaba ari abanyeshuri bashobora kuba bari bakodeshejwe kugira ngo baze gususurutsa ikirori cya The Ben, dore yuko abantu bagenda bavuga yuko ari kata zimwe na zimwe zigenda zibasha kuba zakoreshwa mu bitaramo bigiye bitandukanye. Juno Kizigenza we rero yanditse ngo iki? Yanditse agira ati muvandimwe Kenny, ubu nawe bagiye kukugira ishyamba. Almost every one of them ni aba manipulators. Ati yo muri kuvugana baba bigize abana beza, bakubeshya ko bagiye kuguha opportunity ukeneye cyangwa se bagiye kuguha amahirwe ukeneye, ubundi wamara gusinya contract cyangwa ku munsi wa event bigira nkaho batakuzi. Hanyuma iyo ushaka guharanira uburenganzira bwawe bagenda babeshya ko usuzugura wiyemera ku bakuzamuye, kandi benshi muri bo
ni nabo bitambika hagati y'umuhanzi n'ibigo bitera inkunga cyangwa ibya leta, ngo bigize abakomisiyoneri b'abahanzi bakabeshya ko abahanzi bose ari abasinzi kandi ko ari bo bonyine bazi kudahanduringa ubundi. Ngo hari impamvu nahisemo kureka gukora byinshi cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye muri showbiz zabo, ndetse bamwe muri bo bagahitamo kumfungira amayira, ariko ndabizi ko igihe kizagera nyitegurira ibyanjye. Uwo ni Juno Kizigenza akomeza agira ati aba bigize abakomisiyoneri b'abahanzi ku giti cyabo bateye imbere, ariko bakuru bacu cyangwa se abahanzi batubanjirije bagize uruhare runini kugira ngo bagere kure cyangwa se bagere kure mu iterambere. Gusa nanone bazi ko inganzo n'amafaranga nta mafaranga itanga, ahubwo basaruye amadipuresiyo. Gusa abandi barambiwe agasuzuguro bigira mu zindi bizinesi zigiye zitandukanye. Akomeza avuga uti iyo uhemukiye umuhanzi uba uhemukiye imiryango ibayeho kubera yakoze, ndetse binaca intege generation zizakurikira, kuko twese mu ntangiriro tuba turi kureba kubatubanjirije. Yes, alright gentlemen, rero iyo ni ibaruwa ndende cyane Juno Kizigenza yanditse avuga uti muvandimwe Kenny, ibintu baba bari kudukorera ibi bintu ntago tuzabyemera. Bamwe bigira abakomisiyoneri, abandi bigira ukundi kuntu. Ibi bintu ntago ari byo. Abahanzi baba bari guca generation ikizamuka intege. Yasoje rero agira ati ntabwo dusaba ibya mirenge, turasaba kubahiriza ibyo twumvikanye mu masezerano. Arongera agira ati dore icyo twakora abahanzi cyangwa se management teams cyangwa se companies. Icya mbere, gushyira hamwe nk'abahanzi tugasenyera umugozi umwe, tugaharanira dignified treatment y'abahanzi nyarwanda ndetse na fair pay. Icya kabiri aravuga ati ni ukwirya tukimara, tugashaka professional music industry lawyers bazajya badufasha gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano tugirana n'aba bakomisiyoneri. Icya gatatu turavuga ati ni ukubaka ubushobozi bwacu na management teams zacu, tukavanaho iyi third party, tukaba ari twe twivuganira n'abasponsors cyangwa se abaterankunga and corporate companies ndetse na public institution zitanga akazi. Icya kane aravuga ati impinduka zose ziravuna, niyo twabihomberamo, ariko abazadukurikira bazakorere cyangwa se bazakorere ahantu heza cyangwa se mu ruganda rufite isuku, bazakore ahantu hatunganye twamajije gutungana. Ati I stand with you bro, turambiwe agasuzuguro. Niko yashoje avuga uwo yari Juno Kizigenza avuga ati turambiwe agasuzuguro. Byagiye bigaragara rero yuko abahanzi bagiye batandukanye bagiye bandika bavuga uti ibi ntago ari byo. N'umuhanzi witwa Igor Mabona yabyanditse avuga uti Neri Ngabo, byagaragaye yuko wasuzuguwe mu gitaramo, gusa ibi bintu ntago ari byo, dukeneye ubuvugizi, dukeneye ibintu biciye mu mucyo kabisa, ibintu bikajya mu buryo. Iyi ni Hozaho update rero, kugenda dukurikirana amakuru agiye atandukanye y'abahanzi runaka agiye atandukanye, tuyakugezaho gatanu ku kandi, tukubwira buri kimwe, tukubwira inkuru zigiye zitandukanye, haba muri sports, ari nako tugenda tubagezaho indirimbo zigiye zitandukanye zisobanuye, tubagezaho filimi, tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye showbiz, mu kazi kose tubabwira ese byifashe bite, ese mumeze
mute aho muherereye hose. Ladies and gentlemen, ntingangare nganje mungaye mangare yigaranza bishoshangare banyita rushira bwa abandi bamarije akabyenderero ngotsa n'abakaraza bo kwa Gihanga ngo ma ijana. Mugire umunsi mwiza na weekend sizoro.